kandi ubundi wowe mba mbona icyongereza wakivuga neza. The problem with you is just you are on hurry. Ikibazo cyawe nuko urimo kwirukanka cyane. It's as if you are in a competition with someone. Wagira ngo uri mu marushanwa with somebody. Niba utaramenya neza ururimi, why are you rushing? Uri kwirukanka cyane ujya he? You gotta pause a little bit. Pause and breathe. Pausingamo gakeya ubanze uhumeke unatekereze ku byo ugiye kuvuga. Kuko hari igihe wirukanka cyane ugasanga ibintu byagize rhythm mbi cyangwa utangiye no kuvuga amakosa menshi kubera yuko utari gutekereza. If you want to be a good English speaker, please you gotta master the art of pausing. Ugomba no gusobanukirwa neza ubugeni bwo gupausinga. It doesn't mean that you are going to use the filler words. Ntabwo bivuze ko ugomba gukoresha filler words ya magambo ari hesitant, ariko uhagararamo gakeya hanyuma ubone gukomeza. That's a very great tip for you if you want to improve your English. Sina icyongereza gusa, n'urundi rurimi rwo ari rwo rwose waba uri kwiga. Niba ushaka kuruvuga neza, jya ugerageza ushyiremo akantu ko kwitsa. Niba ushaka kwiga icyongereza online, ibyo ngibyo nabyo tuzabikwigisha, twigishe n'ibindi byose bizagufasha kuvuga with confidence. Twandikire kuri izo nimero cyangwa uduhamagare aho waba uri hose mu Rwanda, Africa, Asia, America, Europe. Turakwigisha icyongereza online urebana na mwarimu ntaho muri kumwe. Ibiciro byacu ni bitoya cyane. Text us now.